kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye ninjye wa mugore naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane ntawari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere oh amashimwe nayande ibihe bidashira oh Yesu we amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere oh Yesu haleluya ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngarutse nzanye amaturo yo kugushimisha ninjye wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka abaganga bananiwe babuze igisubizo waraserutse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngarutse nzanye amaturo yo kugushimisha ninjye wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka abaganga bananiwe babuze igisubizo waraserutse mwami wanjye uraboneka data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere oh ayo amashimwe nayande amashimwe nayawe amashimwe nayawe ibihe bidashira oh Yesu we tugushimiye ibyatubayeho byose tukuragije n'ibiri imbere oh Yesu Imana ishimwe ashima Imana kurakwiriye Imana yatugiriye neza imitima yacu irabihamya hari ibyo twibuka imitima yacu hari ibyo itazibagirwa Kristo watugiriye neza waduhaye iby'amafaranga atagura ubugingo burahenda kurusha ibyo dutunze byose warakoze ibyo sezerano niri kuruta yandi kugushima birakwiriye kugushima kurabereye
Imana ishimwe ko ari Imana itanga urubyaro. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ni wowe utanga urubyaro ingumbi ibyaye karindwi, ni wowe utanga ubuzima, ni wowe wumva gusenga kw'abakwiringiye, ntabwo ubura ukugenza mwami, uri umuhanga cyane ngenda bihamya, sinakwiyumanganya Yesu, ngaruwe no kugushimira rwose warakuze. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ni wowe utanga urubyaro ingumbi ibyaye karindwi, ni wowe utanga ubuzima, ni wowe wumva gusenga kw'abakwiringiye, ntabwo ubura ukugenza mwami, uri umuhanga cyane ngenda bihamya, sinakwiyumanganya Yesu, ngaruwe no kugushimira rwose warakoze. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we, amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we, tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere ho, ongera uririmbe amashimwe n'ayande, aya yose, ay'abagabo n'abagore, ay'abasore n'inkumi, abize n'abatarize, nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we, tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere ho, biririmbe amashimwe n'ayande, nayawe, abakomeye n'aboroheje, abakuru n'abato, abakire n'abakene, Imana ishimwe nayawe, 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 Yesu, tukuragije n'ibiri imbere ho, muri ibi bihe amashimwe n'ayande, nayawe, haleluya, nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we, tugushimiye ibyatubayeho byose, tukuragije n'ibiri imbere ho Yesu. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba reka dusangire amagambo y'Imana. Turashimira Imana ko ari Imana igambirira kutugirira neza kandi byikoze bigasiga ifoto ku mitima yacu, uburyo butuma tutazabyibagirwa. Twari duteruye tuvuga ngo amashimwe nayawe, kandi ibyo bikorwe mu bihe bidashira. Imana ikwiriye gushimwa kuko ibyidukorera birenze cyane uko ubwenge bwacu bubasha kubishyikira. Iminwa yacu ntabwo ibasha kuvuga ishimwe rye nk'uko riri, ariko mu mitima yacu riba ribyibushye, kuko Imana ibasha gukora iby'imbaraga n'iby'ubutwari. Dushingiye ku byo twiboneye n'amaso yacu, turahamya ko Imana ari inyamaboko kandi ari inyembaraga. Rero Zaburi ya 33 niyo tugiye gusoma uyu mugoroba. Zaburi ya 33 umurongo wa 18 haranditse ngo, dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Imitima yacu izamwishimira kuko twiringiye izina rye ryera. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Amen. Iri jambo riratwereka neza yuko
ijisho ry'Uwiteka ni ijisho rireba rikarebera rimwe ibiri mu isi byose bikarigaragarira nta na kimwe kiryihisha nta na kimwe cyaryisoba. Imana ishimwe ko ari Imana itwitegereza kandi ikatubona ikabiza ibyiza bidukwiriye kabimenya no kuturwanirira no mu makuba yacu. Umurongo wa 18 avuga ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha riri kuba mutegereza imbabazi ze zibahoraho. Imana ishimwe, abantu bategereza Imana ntago bazamwara, abantu bategereza Imana ntago bazakorwa n'isoni kuko ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha. Niyo mpamvu nta kiza na kimwe bazakena, niyo mpamvu nta kiza na kimwe bazamuburana kuko mu biganza bye harimo byiza byinshi. 19 yanditse ngo akize ubugingo bwabo urupfu, ubugingo bw'abashaka Uwiteka, ubugingo bw'abakunda Imana ntabwo buzasumirwa n'amaboko y'urupfu, ahari bazarunyuramo nk'irembo ko Kristo nawe yarunyuzemo. Ariko kuko ari abubaha Imana, kuko ari abisunga Imana, kuko ari abategereza Imana, amaboko y'urupfu ntabwo azabaherana ngo abagundire, ahubwo bazarunyuramo nk'irembo basanganira Kristo kugira ngo bajye kubana nawe ibihe bidashira. Uyu murongo wa 19 kuri Beho haranditse ngo abarinde mu nzara badapfa. Muri ibi bihe turimo hariho ibihe biteye ubwoba, abantu barashonje, bamwe bakazi karahagaze kubw'impamvu z'iki cyorezo, abantu bamwe barahangayitse, imitima yabo ntabwo ituje, barahungabanye kandi bahungabanya niko ko birahari. Ariko ijambo ry'Imana ritugezeho ratubwiye ngo imbaraga z'Imana zizahora zirwanirira abakiranutsi n'abategereza Imana ku manywa na nijoro, hanyuma Imana ibarinde mu nzara badapfa. Ahari inzara yakabahitanye, ariko kuko ijisho ry'Uwiteka rihora ku bakiranutsi niyo mpamvu inzara itazabica. Ese ko inyoni zidahinga zikaba zitabiba zikaba zitagira ukwezi ko gusarura ngo zihunike mu bigega ko tutajya tubona zishwe n'inzara? Uko ni ku Uwiteka azatunga bera akagenda barwanirira, kabone nubwo ibyakagombye kubatunga bimwe bitari kuboneka, ariko amaboko y'Imana azi uburyo azagenda ashakishiriza bera kubaho kugira ngo inzara itabica badapfa. Umurongo wa 20 avuga ngo imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo nziza idukingira. Haleluya! Uwiteka n'ingabo idukingira, Uwiteka n'amaboko arwanirira bamwisunga. 20 kuri B haravuga ngo niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira, imitima yacu izamwishimira. Haleluya! Imitima y'abakirana yishimira Uwiteka nkuko abanyabyaha bagira ibibashimisha, nkuko abapagani bagira ibibanezeza, nkuko abanzi b'umusaraba bagira ibyo bajyamo bakumva birabaryoheye. Natwe bakunda Imana, haleluya, natwe bakunda Uwiteka, natwe bategereza Imana, natwe abishingikirije ku byasezeranyijwe, imitima yacu izahora itegereje Imana kuko twiringiye izina rye ryera. Uwiteka imbabazi zawe zibe kuri twebwe. Amina. Amen. Haleluya. Imbabazi z'Imana ziri ku bantu bayisenga ku manywa na nijoro. Imbabazi z'Imana ziri ku bakiranutsi kuko niyo bakosheje bamenya ko bakosheje, bagera mu gihe runaka bakifuza kwezwa, bakabigambirira kandi bakabigeraho, baca bugufi mu biganza by'Imana, baca bugufi ku birenge by'Umukiza, bakongera kwezwa n'amaraso ya Kristo kuko niyo atwezaho ibyaha n'ibicumuro. Ijambo rya nyuma riratubwiye ngo ku murongo 22 Uwiteka imbabazi zawe zibe kuri twebwe nkuko tugutegereza. Amen. Imbabazi z'Imana iyo ziri kuri wowe, icyo wakoze iyo uciye bugufi ukayisaba imbabazi, ukayaturira uciye bugufi, ukiyoroshya cyane, ukayereka uburangare wagize, ukayereka intege nke wagize, Imana izaho tuba, Imana izi ibyo turwana nabyo, Imana izi biturushya, Imana izi bituremerera, Imana izi bitunaniza, hamwe no kuyicira bugufi, hamwe no kwibuka imbabazi zayo zidashira, natwe ubugingo bwacu bujya buba buzima. Amashimwe n'ay'Imana, Imana ibabarira, Imana yibuza kurakara, Imana ikiranuka, Imana isezeranya kandi gasohoza. Mbashimiye Uwiteka ko ari umunyembabazi kandi ijisho rye riguma kuri twebwe iminsi yose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen.